Alegisi. Komera. Gitose. Nisa. Ase urabona ibintu wankoreye yari neza. Ibikise ka. Umusheri wanje washatse. Umusheri wawe. Mutoni. Wabyaye se. Ngiye ni sheri wanje. Urabizi ko wari ufite umugore. Najya nguri papa we. Oya ntabwo ndise ni sheri wanje uri. Gusa ushatse kuvuga iki? Ikibazo gihari ni sheri wanje washatse. Kandi urabizi ko wari ufite umugore. Gute rero wifata ukajyana tuza. Ubundi nuze gute warantwariye umugore. Burundi bari kumutunga gute utagira n'ikinyabupfura. Uri kuruza wihuza mu nzi wanje. None se kubona ko magana nyihoro kagakuma karibo. Ari gutegereza. Nese ne gutegereza kandi utumvishe. Gutegereza nkumva. Kandi utwarwa. Yashatse amafaranga. Njye washatse amafaranga nakwanga. Washatse amafaranga uranyanga. Lanzo dininde. Ntabwo. Nabona kana amafaranga. Ariko nizere yuko amafaranga ko yabona. Kise kuri iyo ngingo. Tuma mbabara cyane. Abajwe n'ikizi. Ushobora kwangana duke wari ufite ukarira byinshi byose ukabibura. Ariko nyine abona ko nagukunda cyane. Sibyo wenda nagaruka ngo naragukunda yo kuko nanone cyo gukunda. Ahubwo Ntabwo wakunda umugore. Nyine ndashaka kumenya n'ubuzima bwawe muri rusange. Turi kuvuga ngo yenda ngo uranga ndashaka kumenya nyine byatangiye bite cyaje kurangira bite. So umuntu afite ikibazo wacyumva. Yego. Nyine igira yindi. Ariko icyo ukora ku bagore. Oya none se uzinshaka iki? Uzinshaka? Ndivuga ngo bonga abagore kandi umugabo wanjye ntabwo tubana. Ni byagenze bite? Nyine subu mwizera. Nizera pe. Ubundi nkuko rero uranyizeye imbere n'ubu ngira nizeye. Okay. Tubizi nyine narakwanze ngo nsanze byinshi nsanga n'ubusanze byinshi bikubira ubusa ukayariramo. Akubura waranyenze. Cyangwa ahubwo ni umutima wo gushaka ibintu tubigenza. Nashakaga amafaranga. Birangira urukundo wankundaga ndubuze. N'amafaranga nashakaga nyarizemo birangira bananyirukanye. Ariko warayabonye amafaranga. Ari hehe se shaka. Ariko nyine urasa neza to nyine bigaragara. Usa neza hari igihe Imana iguhisha ukabona ibintu usa neza ku mutima. Ari ibibazo gusa. Ese wabuze impamvu ngo wamagaye? Habizi nyine. Numvise ko ari ibibazo nyine wagiranye n'umugabo wawe. Nyine bagomba ko mutandukana. Ibihe. Aha nyine. Abyo. Umugabo wanjye Ariko ngo uraseka ngo twagira gute? Twarwana. Twagira gute? Twarwana. Turwanira iwanjye se. Wawe nawe Ariko cyabena mwigeze. Unarakete. Abizi ko ufite umuntu. Narakete iri hafi ra. Irakirete gukoze ikizi. Umaze kumuvuna nk'akabwo. Wabibashe. Wasigeze cyumba. Wabibashe. Aya. Ariko sha ubundi wubwira muzi. Ndamuzi nyine nawe. Ubwo wowe n'udukote tubi. Mutoni none bari kumunwa. Kubera iki nari Mfite amafaranga sha. Ariko amafaranga asavuze iki kumbaraga? Ko ntabwo uzitari amafaranga cyangwa. Ariko sha ubundi ubwo uranze. Nakuzi. Mbabwego. Urashaka umukungu biti wita. Nakubita byita biki. Aha ngaho iwanje. Iwawe. Agatabureti gashyira hasi nyine. Aha ngaho ni iwanje. Nabyemeye ngatereka hasi. Iyi ni tabureti wowe. Tereka hasi. Uri kubyumva? Ubundi waramujyana. Sibyo? Akujya mu tabureti mwe n'umutwe ndemera mpare ngiye nigenge. Mbagukubise. Nanjye nkakujyana mu gisimu hariya. Ariko ntabwo tuzabura aho duhurira. Si ukunda kunywera hahandi. Uravuga hariya? Ya baba we hariya rero ntuzibeshye unitsama. Uvuga ngo Alex. Kara kabara ubundi nyirapramuzi. Ndamuzi nyine. Ninde? Scarores. Iyo Karoli n'umukozi wa Alex. Nakazi. Oya none nakawe. Ahubwo tutavugana byinshi.
ubure ngaho njyana uwo muntu ihute ariko sha ariko twana twikigiye kabisa papa kujya muri competition na Alex nabonye umugore shano uno nakubita avuna nanjye nari mbizi nubwo nari mbanje kwiraza imyanda no mu cyatumye ngo wamagara nyine nshaka kuduhura nicyo cyari kimwe bagishakira dukize kugira ngo nyine uze tuganire umugabo wanjye siko yambwiye ntabwo mbyara nyine akambwira ngo nimubwiraho ntabyara mwarisuzumishije se oya yarabyangaga none se watekereje impamvu yabyangaga se nese watekereza ntabwo nabitekereje nyine nzi ko ntabwo icyo gihe ntabwo yanyumvaga nyuma karashye bigeze hagati arambwira aranyirukanye none kumva yashatse undi mugore uwo mugore yangiraga inama nzi ko ari inshuti yanjye akambwira ati shansi ujye witwara gutya nahari gushaka kugira ngo ubone ukuntu nsenya habyinjiramo ugasanga yaranagushukaga ibyo yakubwiye ukabikora gusa nyine buriya ngo nshobora gusanga ari njye ugize amahirwe nshobora kuba ndi umunyamahirwe kuba wongeye kugaruka gute ntabwo nifuza ko wasenya tu none ibyo bivuze iki nyine kuba byabaye ni amahirwe yanjye gute nyine nifuza kuganira nawe birambuye mbwira twumve ndi kwihutarega ngiye urabizi aho ndi ntabwo ari iwacu nyine kujya gukora imirimo kugira ngo nyine bajye bandeba babone ubuzima urabizi iyo utari iwanyu urigengesera none se basi uburimbo inyuma y'iki cyari gishize tudahura yenda turisite ubu ngubu burimbo bose bitesha nakwicara se yicara mu bishaka ushaka iki ushaka umusego se tuwugure bose nyine urabona nyine ibintu byose bibera na bose bra ndambye hano ubwo kantu kumuza uzakongereho nk'ishimwe ku mushahara tuga certification y'uburambe iyo wananiye ubwo mwanya twese twarabereye hano ariko vuga vuba sha vuga vuba nta mwanya afite nyine bose mabuja nyine uramushya mu mutwe ari kumbangamira yakugize ati yapimye ibiryo nyine ibiryo nyine akamba bike ninde uteka nyine ndateka akanga kubona narura ese niwe ugomba kunyarura cyangwa umugore wanjye ugomba kunyarurira ngo nyine boss nyine ntabwo ari inda nyine ariko nyine boss kugira ngo ngewe muri make ntaguhaga ya boss ibiryo birahari hanyuma ibyasigayemo birya ndetse ntabwo byasigaramo mwangiza ibiryo mukanabisigaza wajya ubirya se biba byasigaye ariko none boss dore ikintu ni kimwe nuko ejo bundi reba sitoke nishyura amakosa azajyaho reba umva ikintu cyaje none umva nkubaze umva boss sitoke ari we nanjye nduhaha nese boss kuko nabonye mabuja ikibazo kibabaje kurusha ibindi nuko ibirya binyuma oya ntabwo ndimo ndagukinisha wakunda se umuntu wabayeho umugore nyuma ese nagukinishije kangahe ubusubu wenda ubusubu wankunda none se utekereza impamvu yatumye nashaka ariye nta mafaranga nyine nta mafaranga nari mfite none se ugenda nta mafaranga nari mfite sibyo ariko ngo ntabwo uzi ukuntu mpagaze wabaye umukire oya ntabwo nabaye umukire ariko uko ndiho biranyuze ukora iki aha hasigaye nambarana neza ntabwo ari ngombwa kukubwira ngo wenda ngo iki ngiki cyangwa iki ngiki gusa ariko menya yuko nyine nakunze rimwe
urumva nyine rimwe rizima tu kubw'ibyago byanjye byankunda ariko nanone amahirwe nanone yaje nanone wagarutse mu nzira zanjye ubu si waguta ngenda ibyo ndi kwita ikibazo gakungingo nyine nkeneye kugenda ntabwo ndi bukubwire ngo ndagukunda urumva kuko nabikubwiye kenshi ni ibintu utagombye kumbaza none ibyo bivuze iki bivuze iki ubwo ngende nyine gutaha ashaka kumva icyo nari kumva ibyo umbwira ngo nsubire mu rugo ariko ndeba nkeneye kumbwira nkeneye kugenda nakwishimiye gusa nyinshi najya nkubwira kujya no mu muhanda ndabizi ndakubaha narakubashye ndakubaha nzakomezana no kubaha sibyo reka dushobora kujya kubiganira gusa mu rugo nyine bikubwira oya ahantu mbura bize niba ubu bari kumpamagara kuri telefone iminota mike ntabwo ari myinshi ni mike pe ntabwo birakunda rero reka reka mwereke mva nyine nkubwira ntega amatwi niba si uko sara yagiwe ese njye se ntiyankuye iminota mike cyane mubwira icyo nshaka kukubwira tinda ukatebuka nta kibazo kandi reka nabo bazi kuri umuntu erega iyo utaba iwanyu ugomba kwigengesera isaha n'isaha bakwirukana nanjye ntabwo ndi buguteye kandi bakwirukanye ndashobora kuba ari n'amahirwe yanjye nyine uza kumvugana na boss wenda ako ntabwo ari ngomba kumenya igisubizo kuko nta biryo bitaho icya kabiri yewe nyine mutoni yemba mbona uretse no n'ikisenyire no ku kibiryo arabangamye cyane pe ngiye chance muzanye ute nyine urabona nyine mutoni ntajya nganiriza abayicara n'ukakura ariko sha uzi ko wahuka ushaka kuganira n'umugore wanjye muganira ikize ariko ni mabuja uba ari nyokobuja ntabwo biguha uburenganzira bwo kwicara n'umuganire ariko byumvikanye cyakoze rwose ngewe ahubwo nzanabona mwicaye muri kuganira nzakwereka ngewe nuko ushatse ngaho uvuga aho umuntu ubwire ushatse tutanga n'uwandangira nawe nanjye nakwigirira umugore kundi ubugambo ugira n'ukuntu ungana wumva bingana shase wajya wazamukurikira yagiye njye buriya chance bose byo kugira yarambabaje mva nkubwire rero jya ungabanya ubugambo turi kubyumva niba ushaka shase uzamukurikira deje haguruka nkuraho ubugambo bwinshi mutoni yagiye guhaha kandi ibintu ari buhahe byinshi ntabwo aza byikoreye wenyine genda umutwaze noneho ugiye kugenda witotomba mutumye oya boss niruzi nakwitotomba mu imbere bihute rero ariko nyine boss ubwo ariko ntawe ushaka ikibazo ufite ni ikibiryo nacyumvise ikibazo si mutoni oya ntabwo ari ikibiryo ni icyo kudahaga ubwo ikibazo okay turabyongera mwatekaga aka kabiri no kuncihagura bikanya ahubwo azagukubita umushaka yikize iyo umuzana ubwo bugambo nk'ubwo ngubwo boss ringi nimbajemo n'ibyuma n'ingenzi igenda rwose ikeye ako boss bura ubona ngiye umukozi nkanjye wamukurahe arije naza n'umwiza utagira ubugambo nk'ubwo ariko se ubundi umuntu agize amagambo akanakora ntukavuga aricyo bitwaye yakoze se akagabanya ubugambo harya yagiye guhahe aho muhahira ntaguhazi boss urebye twaye kuva kwa kazungu ko ariko ikindi kintu boss ntuza wa rukara uzi ko rukara nawe yirwanyeho yarongoye none ntuza rukara hano hepfo noneho yabaho yakwitwa rukara ku myaka 42 yapfe kuzana ikecuru ariko yarongoye ariko habundi izi nkuru mumbwira cyangwa ukagenda mpinga tawo ubwo izo nzazimbwira ni inko nawo umva nkubwire se barabwira boss nyine ubwo nuko nyine ako kantu ko kudahaga mu gace murenze ukuntu ungana n'ukuntu urya ntabwo bihuye kabisa abakozi nabo barakora
kuzana ukazana shase se uramubwiramo iki reka ntagende